abakanda kuri subscribe, komantere zanyu ziradushimisha cyane, zidutera intege, zituma twongeramo imbaraga zo gukora, kandi Imana ibahe imigisha myinshi cyane. Twababwiye ko naho twagira tutabafite muri inkingi idasanzwe kuri twebwe, muri abantu badasanzwe, muri abo kubaha, ndabakunda cyane, ndabubaha, muri ndashikirwa. N'abantu bashasha bari badukurikirana batarakanda kuri subscribe, hari abantu bereba ntibagire subscribe, turabashishikariza kuyikora. Imana ibahe imigisha myinshi cyane. Kadeke kubarabira nkuko bisanzwe muri kumwe na Anike Mutesi Anike. Uno munsi wa none twashatse ko tuganira hejuru y'ibihe bitatu byo guceceka, igihe utegereza guceceka canke ibihe bitatu byo guceceka. Ntabwo bivuze ko hari ibihe bitatu gusa byo guceceka, ariko kandi ibihe byinshi ushobora gucecekamwo, ariko nje nahisemo ko twaganira ku bihe bitatu umuntu ashobora gucecekamwo cyangwa se guhoramo. Ikintu cya mbere cyangwa se igihe cya mbere ugomba gucecekamwo, uzicecekere mu gihe udafite ubumenyi canke ukuri kw'ibintu ushaka kubwira abantu. Uzicecekere mu gihe udafite ubumenyi canke ukuri guhagije mu byo ugiye kuvuga. Nizere ko ico kintu gitahuritse. Hari abantu yumva ko bategerezwa kuvuga no mu gihe adafite igihamya cy'ico agiye kuvuga. Guceceka kwanza ni iki? Guceceka, hari uburyo bubiri bwo guceceka. Iyo umuntu avuga guceceka, ntabwo biba bishatse kuvuga ngo umuntu avuze guceceka ngo uzaceceke ibihe byose. Oya, hari igihe cyo guceceka n'igihe kitari cyo guceceka. Ese iyo uceceka mu mwanya wuhe? Dusubiye inyuma ho gatoya. Iyo uceceka mu wuhe mwanya? Hari igihe ntabwo uceceka mu gihe bikenewe kuvuga, ntabwo uvuga mu gihe bikenewe ko uceceka. Ibyo bintu rero bibiri ni ukubireba neza, ukareba ko wacecetse mu gihe cyo guceceka cyangwa wacecetse mu gihe kitari cyo guceceka. Yego, hari igihe rimwe na rimwe tukavuga ngo kugira ngo mwirinde, reka nceceke ndeke kuvuga. Reka mbahe urugero rutoya ku bantu bubatse. Hari igihe mugenzi wawe haba utuntu n'utundi, ukavuga ngo reka njyewe nceceke. Wamara guceceka, noneho ibintu bikarushaho kuba bibi kubera ko wacecetse, kandi wowe uzi ko wakoze ikintu cyiza, uzi ko wabitunganyije. Ariko uzi ureba mu gihe wacecetse ko wacecetse mu gihe cyo guceceka cyangwa wacecetse mu gihe kitari cyo guceceka. Yego, twari tuvuze ngo guceceka mu gihe udafite ibyo kuvuga. Nimba mu gihe udafite igihamya ibyo ugiye kuvuga, mu gihe uzavuga ibintu bitari byo, ukabivuga ukabihagararaho, ukabiha umwanya, abazi ukuri bari iruhande rwawe, uzaseba, uzakorwa n'isoni, kubera ko wavuze ibyo utakagombaga kuvuga. Abari bafite ukuri bari bahari, abari bagifite gihamya bari bahari, abari bazi ukuri kwabyo bari bahari. Kuri njyewe rero nakwihitiramo guceceka mu gihe ndafite icyo nshobora kuvuga, mu gihe ndafite ukuri kw'ibyo nshaka kuvuga. Kuri njyewe guceceka ibyo by'ingenzi. Nawe bizakubera byiza ucecetse mu gihe udafite igihamya cy'ibyo ugiye kuvuga. Yego, cyangwa ntahitamo kuvuga ko ntacyo nzi. Hari abantu bagira ivuzi muramba barakuvuga gutyo. Hari abantu bakunda kuvuga ku buryo iyo atavuze ababwa. Nimba muri mu bantu benshi muri kuganira, nawe n'ikintu atazi agashaka kuvuga, agashaka guteramo ijambo ryiwe, agashaka kugira icyo avuze. Oya, kutavuga cyangwa se guceceka ntabwo ari ikimenyetso cy'uko udafite ubwenge, ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko utari incabwenge, ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko uri umunyantege nkeya.
ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko uri ikigwari. No guceceka nabyo ni ubutwari, guceceka nabyo biri mu makarite, guceceka nabyo ni ubuhizi. Yego, ntukumve ko kubera ko utavuze n'ibyo utazi utegereza kubivuga, ntukumve ko kubera ko utavuze ucitse umunyantege nkeya. Oya, ahubwo uzahitemo guceceka mu gihe ibyo uvuga, ibyo ushaka kuvuga utabifitiye igihamya cyangwa se utabifitiyeho ubumenyi. Hitamo kuvuga ko ntabyo nzi kurusha gutanga amakuru ndafitiye ubuhamya. Nahitamo kuvuga ko ndashoboye ikintu aho kugenda mu bintu ndashoboye. Hari ikintu abantu bihendaho. Ndashobora kuba umuswa mu minota 2 gusa nkakubwira ngo yewe iki kintu ntacyo nzi, nkaba umuswa mu minota 2, ariko nkagira muri uwo mwanya ngahita ngira ubumenyi bw'ibihe byanjye byose byo kubaho. Ariko wewe wanze kuvuga ko utazi ikintu ukaba umuswa w'ibihe byose. Urumva abo bantu ukuntu batandukanye? Aho kuvuga rero uvuga ibintu udafitiye igihamya, wahitamo guceceka, cyangwa utanacecetse ukavugira abazi ibyo bintu bakabikubwira bakabikwereka. Igihe cya kabiri cyo gucecekamo ni igihe uganjwe n'amarangamutima. Igihe cya kabiri cyo guceceka ni igihe wumva uganjwe n'amarangamutima menshi. Amarangamutima aba mabi cyangwa se meza. Twavuganye ko umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Hariho âme, corps, esprit. Hariho ubugingo, umwuka n'umubiri. Ubugingo, umwuka n'umubiri. Umwuka tuzi icyo tuza tuwugaburira, gusoma ijambo ry'Imana, tugasoma za Zaburi, tugasoma mu migani, tugasoma mu Bikorino. Ubugingo nabwo ni ya marangamutima yacu turi kuvuga tugaburira ibyiza cyangwa se tukagaburira ibintu bibi. Umubiri nawo icyo tuwuhereza turakizi, ntabwo ngiye kubasobanurira, ariko nashaka kubabwira ko turi ku gice cy'amarangamutima. Uzirinde kuvuga, uzicecekere mu gihe uzumva uganjijwe n'amarangamutima, uri mu kababaro cyangwa se unezerewe. Iyo uri mu mubabaro myinshi cyane ugira amarangamutima menshi, ugasanga wavuze nabi, watukanye, ukavuga ikintu uzicuza ubuzima bwawe bwose. Wamara kuva muri ayo marangamutima yawe yagabanutse, ukibaza ngo ese nije wavugaga bino bintu cyangwa se njyewe? Hari abantu benshi, abasaza benshi babaho bicuza ubuzima bwabo bwose, ibyo bavuze bababaye. Ijambo wavuze ubabaye, ijambo wavuze utishimye, urashobora kubyicuza ubuzima bwawe bwose utakirigaruye. Niwumva rero ubabaye cyane, uzagende wikomeze, ugende nimba uri rurire, ugende nimba ugira gute, ariko ugende wicare hamwe kwanza utuze, ureke umunsi ucemo iminsi 2, n'uwakugiriye nabi ntutumwishurire aho ngaho. Umureke uzagende kumubaza wumva ko nta kibazo ufite, utakiganjwe n'aya marangamutima yawe mabi cyangwa se umubabaro. Ugende umwegere umubaze se byagenze bite, ko wa munsi we warambabaje byagenze ukuntu. Iyo ugenda amarangamutima utayafite menshi cyangwa yayandi wari ufite y'ububabare, genda ubwenge buri hamwe, uzi ibyo ushaka, ugenda ufite ibyo ushaka kubaza, ushaka kumenya amakuru runaka, kandi urabihabwa neza. Kubera iki? Ububwira arakwakira neza, nawe umubwira wamubwiye ibintu mu buryo utujije, nawe akagusobanurira. Ikindi nacyo uzirinde, uzicecekere mu gihe uzaba uri mu byishimo, uganjwe n'amarangamutima meza, ibyishimo byinshi, kunezerwa, umunezero mwinshi, nawo utuma wicuza rimwe na rimwe. Akarorero, hari abantu benshi bakunze kugaba, mukagenda iriya, niba mwagiye mu kabare mukanywa mugasinda, mutanasinda, ugasanga uri kumubwira wowe
nzoguhereza inka. Abantu benshi bazahagaba iyo basinze, nzoguha inka, nzoguha ikintu runaka, ugasanga bitaye mu kibazo. Iwe kuri we uwo wabibwiye, kuri we ni promesse wamuhaye, ni isezerano wamuhaye bitegereza kuzashitsa igihe icyo ari cyo cyose. Iwe yicara ategereje ko uzashitsa rya sezerano bamusezeranije. Hakaba kandi urundi rugero rumwe, ni abantu bagiye nko gushakana, bari muri etape ya fiançailles, kubera ko umuhungu hari icyo aba yiteze ku mukobwa, ashaka ko azamushikana mu rugo, ugasanga kubera ya marangamutima menshi amufitiye, cya gishika cyinshi amufitiye, ugasanga karamusezeranya ibintu atazamuha, ibintu atazabona mu buzima bwiwe bwose. Akamubwira ko azibera muri paradizo, akamubwira ko azamuhereza inyenyeri zose ziri ku ijuru, akamuha amapromese atandukanye. Ako ni akarorero nari ntazi. Umugore yaze yashika mu rugo, ugasanga yibera mu muriro, yibera mu igenda, atari muri paradizo. Kumva rero ivyo bintu, nitugira amarangamutima menshi tuzicecekere, tureke kuvuga ibintu byinshi. Nacyo kigira gatatu, uzaceceke igihe umuntu azaza kugana afite umubabaro, afite agahinda mu mutima wiwe, uzaceceke umutege amatwi. Hari abantu bamwe, umuntu aza ari kumugana ababaye, yumva ko ariyo muntu ashobora kuruhukiraho, yumva ko ariyo muntu ashobora kubonera nyine, ashobora kwidesharira akavuga ibiri mu mutima wiwe, ariko wa wundi yaje kubibwira ugasanga niwe ugiye kumubabaza gusumba wa wundi yaraje kugira ngo amuruhure. Urugero rumwe, umuntu araje kubwira, jewe byagenze ukuntu simeze neza, naciye muri ibi, nca muri ibi n'ibi n'ibi. Wa muntu waje kubwira rero gutakira agahita atangira nawe, urabona wewe nari narakubwiye iyo utakora bino ntibyari kugenda gutya, ako gahinda ufite niwe wakiteye, uyu mubabaro ugendana niwe wawiteye, iyo wumva impanuro ntibyari kugenda gutya. Bene da, uwo muntu naho yoba ari gito kimeze gute, ariko yaje akugana ukabona ukuntu afite agahinda mu mutima wiwe, ntukagire ikintu na kimwe uvuga, uzicecekere gusa umutega amatwi. Muri uwo mwanya ntakeneye kukumva uvuga, muri uwo mwanya akeneye ko umutega kwanza amatwi, ukabona kuvuga mu nyuma, ariko wamuteze amatwi ugategera ukumva ikiri ku mutima wiwe, akururutse ikiri ku mutima wiwe. Ariko umuntu kukubwira ibintu ugahita umusubizaho, ukamwereka ko byacitse, ukamwereka ko ntaho cyashoboye, ukamwereka ko ari wowe wabyiteye ibyo arimo, ukamwereka ko byategerezwaga kumubaho, ukamwereka ko isi yamuguyeho, uzarushirizaho kumuremera igikomeri mu mutima wiwe. Ariko uzaceceke mu gihe abikubwira, nimba arira ntumuhoze, umurekarire ayo musozi yose amurimo ashire. Numara kubona yavuze ntayandi agifite yo kuvuga, utangire umuhumurize, umukomeze, umubwire ko bishoboka, umubwire ko nubwo byagenze kuriya, nubwo business yo yanze, bizakunda, ko atari we wa nyuma. Nk'urugero, ingero z'abandi bananiwe ariko basuye baje barabishobora, barashyira kandi batera imbere, amajambo aremesha. Ariko nubwo wowe ufite impanuro cyangwa se ibyo umunengaho, ntugahite umunenga uwo munsi nyine yaje, uzamureke. Numara kumuremesha, niba uca bugasura bugaca muri babiri, muba mutera igipindi nka kujya byari bisanzwe, uzamubwire ariko gabijya bintu wavuze, wogira gutya na gutya bizogenda gutya, wogira gutya na gutya bizogenda neza. Tuzicecekere mu gihe tudafite amakuru ahagije ku bintu runaka, tuzicecekere mu gihe dufite amarangamutima menshi, yaba meza cyangwa se mabi. Tuzicecekere mu gihe umuntu azaza atugana adushakaho igisubizo cyiza cyo kumusubiza, ntabwo ari ukumwereka ko byacitse, ahubwo ni ukumutega amatwi, tukamwumviriza, tukamuhanura yamaze gushuka ibiri mu mutima wiwe. Abantu benshi muri no minsi cyangwa se bino bihe turimo,
abantu benshi bose umuntu wese yumva ko ategerezwa kuvuga, yumva ko ategerezwa gusohora ijambo, yumva ko kugira ngo bumve ko naje ngira ijambo ntiza guterera kino kintu runaka, kabone nubwo yaba azi ko icyo agiye guterera ntacyo gishobora guhindura, akumva ko nawe yavuga. Kubera kuvuga si itegeko kuvuga, kandi kutavuga kwawe ntabwo bituma utaba wowe ukuri, ariko wategerezwa kuvuga mu gihe utegerezwa kuvuga nyine byari bikenewe kuvuga, kandi mu gihe wizeye ko icyo ugiye kuvuga ari cyo gishobora guhindura. Uzanaceceke mu gihe uzi ko icyo ugiye kuvuga ntacyo gishobora guhindura, uzigumye wicecekere. Yego, hari igihe tuvuga mu bihe bidakenewe ko tuvuga, hari igihe duceceka mu bihe bidakenewe ko duceceka. Mu ncamake rero tuze tugerageza mu bihe bino bihe tubabwiye byo guceceka, ugerageze ubicecekemo, bizagufasha. Urugero rumwe, uzarebe abantu bari nko mu nama ugasanga abantu baricaye, hariho abantu bakuru, hariho abatoya, hariho n'ingeri zose zitandukanye, ariko ukumva ko utegerezwa kuvuga. Oya, ubwo ntabwo ari ubwenge bwinshi cyane. Kuvuga mbere ntabwo ari ukumenya kuvuga. Uzicare nimba muri abantu 10, ntugaharanire kuba uwa mbere mu kuvuga kugira ngo wereke abantu ko wabashije kuvuga. Oya, uzareke uwa mbere avuge, uwa kabiri avuge, n'uwa gatatu avuge, n'uwa gatanu n'uw'icenda. Numara bonyine bazovugana ngo se ko utaravuga nawe icyo uvuze. Bizakorohera gutora umuti wa cya kibazo mwari mufite, kubera wumvishije igitekerezo cy'uriya wa mbere kugeza ku 9. Uzagenda wowe igisubizo uzagenda uhuza bya bindi byose bagiye bavuga, usange ari wowe watanze igisubizo cya nyacyo, kubera ko utihutiye kuvuga. Ndabashimiye bakunzi banje.